ari wowe dufitanye beef uzansobanura ahantu wakuye imiti usigaye ujya kwivuza unciye inyuma utabimbwiye wari wasiye ko yari yasize nawe Ako rero umukobwa wawe umucunge ashaka kuvugisha ukuri cyangwa ntabeshye umuntu ugiye kukwereka none kukiwe wambeshye nawe byibaze rero kumwe narembye amazi hafi aho biki byose ukabyuka rero uzi ko bwaba ari uburere bubi ubwo se barabukuye sinareze ntyo pe ubyumve rwose ikindi nakubwira nuko nahise mbifata nyine nk'abana bari kumwe babaye ibirara ntazi aho bakuye uburara mbabwira ko yego narabatunganyije nk'umubyeyi naguye mu kantu ahubwo wibakubita nibaza ukuntu turumbije gutyo ubu aka kanya bana wanjye nta kintu yambwira atarazana keza kugira ngo bombi batasinze bambwira ukuntu bize kunywa inzoga ibi bintu mfasha tubikurikirane siri mama wacu sinakweretse ko mu minsi iri imbere uraza kugira umwuzukuru sinabikweretse umwuzukuru umukwe nzashaka umugabo yabe ugira umwuzukuru nese nidukundana ntabwo uzajya urashaka kuzanzanira umwuzukuru nta mukwe n'igihe tuzakora igikorwa ubwo bukwe bwanyu rero nicyo nicyaje kububwira rero yewe ntabwo nunsaga ndibashye ngomba kuzaguheshisheho uhabwe agaciro kubacunga muri ibi bikorwa byose ariko bakurikirane neza murantega amatwi uwo nzasanga ari kumbeshya tuzaba wabyumvise niko bimeze kumvikana ariko ariko kubera ufite itoto wowe tugende mbaha amafaranga mbahe cyo guteka amafaranga bitahira tugiye kwitekera ariko turangize urumva icyo ntekereza yego umwana naramubonye mbona ko ari uwawe yego kandi nanga ubwo kumutererana kuko ibyo byose ntiyari abirimo wenyine yari kumwe n'uwanjye gusa nashatse ko nagushaka kugira ngo tubikurikirane nawe ubizi aho kugira ngo mbikurikirane njyenyine duhagurukire rimwe turebe ikibazo abana bacu barimo barapfa rwose umva yaba utari umugabo mugenzi wanjye w'inshuti yanjye twakoranye kuva kera ibi bintu simba mbyemeye ariko mu rugo ngiye guhamagara nyine ahantu yari agiye kujya abaretse kuhajya ibi bintu mbikurikirana ni ikibazo dukwiye gukurikirana twembi ngiye kubikurikirana ubwo ndaza kuguhamagara nimugoroba wowe ndagusanga mu rugo gusa ndabashaka bombi bari kumwe n'uwawe arabahari sawa rero reka nkomeze nanjye ngiye mu kagahunda hepfo sawa nta kibazo ubwo tuzaho yego Jesse kandi wowe ngiye kugura igitunguru na nizi saha se ntabwo muri none se ko banze guteka nyine ngiye kubyitekera umva se none se yaje indi wa mukobwa ntago araza kuva cyagiye naraza nawe mundebere nawe aho genda ubanguke ndaje mukorere nta kibazo sawa ngeze mu rugo reka mbanze ndebe uko bimeze mwiriwe yego byagenze bite se ni sawa ko muri kurya biswi twese turarya biswi uko twashatse kuzirya kuko bari bambwiye se ngo ntuhari waje ryari ko bambwiye ko udahari wari wagiye ese umuntu agiye no kuri toilette abadahari ese bamusha umuntu ahora yicaye iruhande rwanyu ndi telefone cyangwa ndi irangi ryo muri iyi nzu
Simuzi no kumva. se ko mbona usigaye uvugana agasuzuguro. Nshaka kuri cyo muzana ibiryo ngiye vuba nsubire mu kazi. Murabuze iki se? Ko mbona ibiryo musigaye mwarabisimbuje biscuit. Akomenya amafaranga yabuze guhaha. Nicyo gihe ngo nshaka akazi hari. uvuze ngo Se ntibigaragara. nsundi wowe n'iki kuzi Ntabawe nakitwa njye nibwo nkamenya nawe n'urwo ruteka biscuit. niko bajyana bateka biscuit Ariko reka mbabazi. oya kuri politiki ararugurira ariko ashaka Bivuze niba umukozi agiye ko tutazongera kurya muri uru rugo. Ese gukumira umukozi yagiye. bamwibije se ariko ubwo urumva ko ari njye mfite umwanya wo guteka Uzi imiteto mufite kugiye kubabera ibibazo. Murabizi. Ariko mama Ana niwe wasinze yananiye ababyeyi. Ana ntago yatetse. Ana ibintu byose ni Ana mwabyaye umwana umwe cyangwa mwarantoye. Ya ibintu maze none wajyana njye kuguteka wese udateka ntago uri umwana nk'abandi se cyangwa vuke 17. njye nyumva hatatu Ibyo bari mwabikwiye. mwe ujye hose nukuvuga Abakobwa batatu wapi aho yarariyima ntabyo ubundi se ko nababwiye ngo mutahe mufate amafaranga mujye guhaha ibyo mudafite muze muteke. Byagenze bite? njye nagiye impamvu ntatetse uyu munsi urabizi ko nifite wowe sheri yampamagaye arambwira ati nkeneye ko duhura tukaganira nawe arambwira ati niba ugenda ndi bugutekere ahubwo umuyobozi nawe impamvu atatetse kuko izi biswi ngewe nazanye nizo sheri yanguriye niyo mama Sheri wamufashe uramundutisha. none nawe rasi wavuze ko ateka se Batabaha Sheri niwe wandutishije. wowe turi abana bange hano Kuki utabimbwiye? fone yari yazimye kabisa Dusigaye tubura ibyo guteka twari umwanya wo guteka twagiye kureba sheri. wowe wari wagiye hadi Njye mwari guteka se? wari wagiye he Ese ubwo wagiye guseba sheri wongeye nagiye gusenga. nta kimuga cyasetse urujyo Mba rero mbabwire. Uzi ko mugiye kunanira? Ni hehe basinze? Ni hano. Ni hehe abakobwa babo batagira icyo bakora? Ni kwa mamana. Ni hehe uru rugo rugiye kuba iki? Muragira ngo turuhanganiremo? Murumva mukuze byo kunsuzugura? Ese papa ari hehera? Ese papa ari hehera? Wowe ntabwo ubushize ari wowe wansezeranije ko ugomba kuntekera ukanyibagiza ibyabaye byose. Kandi amafaranga yatanze uyu munsi. Mukanya. Ese ari wowe wamaye. None se kuki wowe utaje mu baje kuyahabwa? None mugiye kungaburira biswi. Akaba ni nabo bazi guteka. Ese ubu nzajya mbibaza ndi. Nuriya si njyewe nari nagiye. Ibyo bintu muri gukora bigiye gusubirwamo. Siko bimeze? Ubu ninjye namwe noneho tugiye guhanganira hano. Nzabababaza nkuko nanjye mumbabaza. Nzabababaza nkuko nanjye mumbabaza. Siko bimeze? Nzababera umubyeyi nanjye gushatse kuvuga ubababaza nkuko nanjye mumbabaza. Tugende. Muzabibona. Ababyeyi bo muri iyi minsi. ariko ubundi bashaka ngo tujye mu gikoni wa mukobwa badabagije ari he Nakazi kiyo. ngo agiye kuguringa ibitunguru yaza biteke Nabizi. Bashaka ngo tujye tuba badeperi tujye nyine turirwa aho ngahe sashimwe nyine bari hago ntanzoga wazanye. Turashize none. Nese waje gute? Muramushira. Arahiye nyine. akunda munsi wabibonye nta munsi mutazigera mushondana buri munsi n'utuga mushondana Ajye mbyukira. Ngajya gutekera mama rero yaje. Si wabimubwiye se? Nese uvuye guhaha ibyo udateka? Ariko niba bamusezeranyisha sinjye. Ahubwo se wagufunga hariya ukanyizanira akantu. Inde. Sawa kuyibitungura. Ibyo biganiro byanyu mu bigabanye. Mama turagukunda wowe. Ahubwo ikibazo ntabwo Ni gute wifata ukajya kuzana igitunguru mu ntoki? Wereka abantu bose mvuye kugura nyumvira n'ibyo bintu.
reba mvuye kukizana banze kukizana none ngo njyewe nta mvirope zihaba n'icyo ni ikibazo ahubwo mubaza impamvu batatetse kandi twabisezeranye inde ako yavuye hano nayo aje ishi umugano muri iyi tugeze mu nzira twabwiye ngo iki kugiye njyewe guteka mvugana nawe wagira ngo ni wambwiye ko ugiye guteka akazi nawe ugiye ni ugufata kuyihinga umwanzuro nyine w'ibiki Okay. umwanzuro w'ikizi none muhitemo zaza uteka bamenye ngo uyu azaza ateka iki gihe buri wese yitekerezeho ese wowe uzi gukora iki nari akazi tuzakareka ngo ngwiki ana nana neyira munyumve buri muntu wese yitekerezeho so narabareze ndabakuza n'uyu nguyu nawe ndaza kubisubiramo ibyanyu sibyo dore amabiswi bayariye bayamaze banayariye bonyine ariko ngo mwitwara nabi ubabajwe mukansebya none bigeze n'ubwo mva mu kazi ngasanga nta biryo bihari none ko yanze guteka dore mvuye kwizana ibitunguru nari ngiye kubyitekera ntibabiteke wamwumvishe twe twabisezeranyije mungu mwitwike oya mfashe umwanzuro kuri njyewe ntabwo ari wowe umva rero mbabwire ni ukubabona gusa mukuze muzamuka nk'ubu kuba mbagejeje ahangaha bimaze iki babwire ngo barumva ndababwira ariko nawe wumve njye ariko ndumva urumva reba bino bitunguru azanye hari ikibazo no gutungura nkawe mukuru wambwira yuko bamariye iki hano uretse mwereke reba bitunguru azanye ariko yabanje kubirindira ntabwo ari cyagihe oya mwabanje kubona ngene ese kubikubise ariko rero rero aguze igitunguru cya senkani yari kugura ibitunguru byanjye mugabanya amagambo yiriribira nawe mukuru niwe ngomba kubibaza mukavuga ngo bariye amabiswi abariribira hari hasi uramazi mwari muri abo kumwe bantu ntibandegura none ibitunguru n'ibyangazi ibintu byo gukura ku mubiri mudakura mu bitekerezo ntabwo mbishaka kawe wowe bamugize umutoni nawe wowe ana ibitunguru n'ibyangazi papa wawe yavuganye na none none ubu ngubu wigize umuntu wamusabye imbabazi umubeshya umugira uteye ibiki n'ibiki ubu noneho nta n'akantu na kamwe ndi bukuvugireho ese no kubeshya nta kantu na kamwe ndi bubavugireho none burya nawe none uretse muri bubonane n'ubwo nawe ni mumenye papa wanjye mushya sawa none yavutse se bakira ni kabisa nk'umubyeyi ni nka musaza wanjye cyangwa n'umunani mukuru wanjye twira kabisa mwana ayi kwasaba twataranye kanire biswi reba ibyo mukoze kandi ibi ngibi nibyo nashakaga ubu noneho nibwo mugiye kumenya ko ese ko muri kumena yajima gukora teke abasitari barara nese visi ko ndeba muri gushwanashwana ibyo birakureba ati imvura iguye indi koko yiyongeza ubundi abantu bo hanze babayeho ese undi ndugoye kare ibyaha birakureba ubundi wajya uza uvuga ibyo uvuga uje kureba isahani yamenetse cyangwa yaje kureba biswi ko zasigaye yari ari arekereje